Kevin. Yeah. Nakubeshye rero tugaye nkwizera. Nayo mpamvu naje hano ngo tuganire. Ntega amatwi. Zaba nta kibazo kirimo kuko mari kukumva. Byongeye kubura umuvandimwe wa Queen. Ibyo birahagije ko ntakurira umwanya. Konde Queen se ni. Okay. Nivuga Queen yumva sister wawe. She's my queen. Rero nibaza ko ntabwo nivanga muri politike y'inkondo. It's okay. Nta kibazo. Ariko reka tugarukire ku cyatuzanye hano. Okay. Se Kevin. Ubundi kuva watangira gukundana hari umukobwa arakubwira ko agukunda. Icyo kibazo se. Okay. Nta mukobwa urabimbwira. Nta mukobwa urabimbwira. Kuko akenshi abakobwa ntago iyo bakunze kwanza muri itinya. Uretse nta nubwo ari no kwitinya navuga ngo muri ikunda. Kubera ko akenshi umukobwa yakunze ntago ashaka kubisohora ngo abivuge. Murabigumana. Ndetse akenshi mu Rwanda nabyo ngo ndavuga muri rusange. Mu Rwanda nabyo kugeza igihe nyine mu bicecekesheje bikarangira mu bivuyemo. Urumva ku buryo nyine nta hantu ushaka kongera bikagira nyine bikagushira muto kandi ugakomeza ubuzima busanzwe. Ntago rero ibintu bikunze kubaho uko ngewe mbizi. Se kubera iki abantu babifata nabi gutyo? Hari umukobwa wigeze ubivuga arapfa cyangwa ahinduka inkende. Kuki mwumva ko amarangamutima yacu tagomba kuyasohora? Zawanekereza ko n'uwabivuga nta wamukubita, nta wamuseka, nta gisebo cyaba kirimo kubera ko uwatinyuka akabivuga. Bishobora no wenda hari n'uwabyakira akabyumva akabyemera. Rero nekereza ko ni ibintu mwebwe ubwanyu mufite mu burenganzira mu bubasha bwanyu. Gusa kenshi wenda societe y'ibifata nkaho ari nko guta umuco mu gihe biramutse bibaye. Ngira ngo biterwa n'ibintu nyine abantu wenda bakunze kwita umuco, sibyo? Niko twabyirutse tubyumva ko nta mwari ufata ya mbere ngo ajye gutereta umuhungu cyangwa se wenda no kumubwira ko mukunda gusa uba wumva abantu babifata ukundi. Ariko wabivuga nta kintu bamugira. Nkanjye urugero wenda ndetse ko mbona nta n'uwatinyuka kubimbwira. Sinzi. Ariko kiracyafite imyumvire nk'abasogokuruza. Nise bikubwiye wabi. Hari ikintu wahindukaho? Zawa wenda nawe urumva ufite ukuntu bitekereza n'uburyo byumvamo. Ariko nta kintu naba, sibyo? Ariko nanone nkibaza ngo buriya umukobwa aramutse afashe umwanya akantereta ubwo yazana propose. Sicyo cyaba gikurikiye se? None se reka nkubwire. Ubundi bazabikora nikinira nkagutereta. Nkareba ukuntu biba bimeze nyine umuhungu ukuntu yabyakira. Ngiye ko hari umuntu nshaka kubibwira. Wenda uri muriganirira. Sinzi niba ukomeje ariko ubusanzwe ngiye bira bintu bifata numva ariko nk'umukobwa yaba nagusuzuguye. Naho icyo kuba wowe wabimbwira Zawadi ngiye ntago naba ikibuga cy'imyitozo. Ntago byakunda. No. Wenda wifata nabi, sibyo? Nagaruka kwiyemera. Ahubwo ikintu nagufasha niba koko wumva hari umuntu ukunda kumushaka kuzabimubwira wenda we warategereje ko yabikubwira ukabona nago bikunda. Nagufasha gushaka nk'umuntu nyine muzitozanye umwitozo, sibyo? Kubera ko nta wamenya bishobora no gukomera bikagera kuri. Ko baravuga ngo ukinisha kurya ugahagiramo. So icyo kintu ngiye nakigufasha, sibyo? Kandi reka tuzamushake. Okay. Uzamubona. Urakoze. Uzanye imbaga z'imishusho. Utiro hiyo. Mimi sisi amba. No, ese mapuri minsi.
Ndamukumbuye cyane. natwe twe tugukumbuye cyane hasi mumeze neza Turashima. Mwebwe se natwe tumeze neza. bakiriza iki? ntabwo ngura ko twakira turaza kubifata nitwumva tubishaka. Ugomba kubakira ndetse cyane kubera ko hano muri mu rugo mugomba gufata ikintu cyose mushaka ahubwo mumbwire. hari amata nkumbuye amata ngewe. Amata arahari. Kirimo igikoma. Bike? Sawa ni igikoma na n'ubu urajya kugikoma? sawa ntuvuye mu rugo ukinyweye. Ndagishaka rero. kubera urugendo runini. Igikoma. Ako tube tubitse urabizi kubanza tubwira amakuru y'aha mu rugo yose nyine ku byari Meze neza nta kibazo. papa ameze neza. Nara. Nawe y'abazungu. Marago twakurusha inzira n'uko. Aya. Namusigaye muhindusha. Reka umutseza asigaye ase. ubwo ndasabura. Ma uzi uko umuntu neretse ifoto yawe ntabwo yabyemera. ntabwo yari umubyeyi wawe. Reka rero Ngakubera iki? niba urabona uri inzobe kuturusha. Oya nawe mwabayebereye cyane. numvaga amaso ari kondya. Ngenda nananiwe. Ese wabaye iki? Wabaye iki? aha se ni igisebe cyaje nakubise umutwe ku idirishya. sininde umuhamagaye kandi. Kutitabaje. ntabwo mbizi ntabwo munsi ndabona ari nimero ziri kwiyandikamo. Turashinga uzanitera telefone. nitabe ntamuzi se ndaba muvugisha nitumara kuganira. Ese wagomba guhita muzi? ntabwo muzi pe. ntabwo ko mama yanjye. Ese bamwitabye? Ndavuze ngo wekere telefone. Okay. Oui, alors? Oui. C'est la dispo. Tumva. Wivuga kandi gira vuba. Alors? Yes, Tracy, bite? Ni byiza. Se kutavuga uri amahoro? Ni amahoro. Ninde tuvugana ko ntamumenye? Ndi Cyusa mama. Cyusa? Cyusa umeze neza? Yes, ndaho wowe umeze ute? Nanjye meze neza. Yo, urakoze cyane. None se amakuru? Hello? Oui. Tracy, Oui, ndi kukumva. none se ko ngukumbuye mama? Washatse umwanya tukabonana tukaganira? Cyusa. Reka kariya kanya kabaye gatoya, nubwo nta kanya gatoya nkureba mu maso, ariko na gato cyane buriya nakemera turi kumwe mama. Sibyo? Cyusa ubu ngubu ntabwo ndi i Kigali rero ntabwo mari. ubwo mbaye ngarutse twazabonana ariko ntabwo ubu ngubu mari kabisa ntibishoboka kandi ubu ngubu mfite umwanya muto cyane. Okay, nta kibazo Tracy ugiye. None se? Hello? Oui, nari ndi kuganira na mama gatoya wampaye umwanya tukaza kuza kuvugana. Nta kibazo mama. None se basi nimugoroba uraba uhari basi nze nkunyureho muganirize? Ntabwo mpari. Tracy. Okay, nta kibazo ugira ibihe byiza. Sawa nawe. Basi ubwo nuzo uzambwiramo. Sawa murakoze. Urakoze nawe. Wow. Sema ntabwo kinyizera ku buryo umbwira gufata telefone yanjye nkashira loudspeaker.
Uno simbyibonere. Njye mbere amatwi yanjye mbabiri. Nibiki se kandi mvuze iki kibi? Ibyo nibyo muri gukora muri Kigali. Tracy. Aka kanya ukigira hano utananaruhuka. Abagabo. Ibyo uri gukora muri Kigali? Mwana ukuri uri kubifata nabi. Simbyumve se ntabwo mbyumvise amatwi yanjye. Uyu nguyu ni umugenzi wanjye ariko nubwo njye nari mfite na nimero ziwe ntabwo twavuganaga cyane sinzi impamvu habaye ambwiye ibi bintu byose. Nyine nditekereza ntanaruhuka. Ngwino usure ndagukumbuye. Ubona mbese ndinjije. Tese ngendejije. Semana iki cyatumye utakinyizera kugeza kuri urwo rwego koko? Ntacyo nabona. Tese ndi mukurangura nawe. Suneza wa. Karame. Uyu mukuru wawe ubunana nk'urukiko mbese wagira ngo atuye urukiko. Yari mu bagabo be wowe burihe? Rwose mama. Nako nanjye ndasara. Uwo mbese umwe aca ruguru undi agaca hepfo. Mama njye ibi bintu ntabyo nzi rwose njye nimubinzanemo. Niba bikuzanemo. Rwose ntabyo nzi nimubinzanemo. Ko Tracy. Ubu ntabwo mbyiboneye. Uri kuvuga ngo barambwiye. Usa icyo ntabonye. Tracy icyo nabonye. Ngama iyi ni inshuti yanjye bisanzwe pe nta kintu na kimwe tuvugana kirekire. Tracy, uzi n'ikindi? Nuko kanze ubereye uyu munsi. Iyo Kigali maze kubararura ituma utakiri wa mwana muzima nzi. Hari ubwo zonye kwisubiramo. Ukazuye gusubiramo pe. Nabira bikapu byanyu. Ushaka ukuntu wabibazanira. Zawa. Karame. Si ukora ikibiriya bintu binkoze koko kunsiga mu nzu kuriya mama ubona ukuntu yarakaye ukandika aho njyenyine. Shase se yarabizi nitinya mama yarakaye. Ahubwo njye kwiryamira ndaza kubyuka tugiye gutaha. Utaha ujya hehe ko tugiye kuguma hano ariko avuze. Turaguma hano ngo ibintu byacu arabitumiza maze babizane. Naho ubundi nta hantu ngo tugomba kujya. Mama araza gucururuka umujinya uraza gushira tugende. Sindi kubibona aha hafi kubera ko ndabona yarakaye urumva. Kugeza aho tubwira ngo ibintu byacu agiye kubitumiza hanyuma babizane hano. Twebwe ngo nta numwe wemerewe gusohoka muri iki gipangu. Si iki gipangu urabona umuntu azabaho gutadasohoka. Ariko Tracy wanyereka umuntu waduteranyije kuri mama ni umugome. Gusa ndabizi neza. Mama nibyo ari kwikora byose urabizi ntabwo umujinya mama twawushobora. Mama ni n'amahane ye. Mubizi? Njye se ko njye wagiye bifateho none. Ntabwo nzi naho ndahungira none. Umva ahubwo nkubwire nungutse igitekerezo. Urabizi mama akunda umuntu nyine wiyoroshya akamwereka nyine ko yamuciriye bugufi. Waretse tukemera amakosa noneho ukaza kumusaba imbabazi. Kugira ngo aturekure tugende. Kugira ngo akazi kawe kadapfa ndetse n'aya mishinga ufitanye na Keve idapfa. Kandi nawe bifitiye inyungu. So ibyo byihorere. Ntabwo njye nasaba imbabazi ku kintu nzi ko nakoze. Ari amakosa arakomeye cyane ku buryo ngiye kuyirengera ntabishobora kandi ntarabikoze. Urabona mwana mama tuzayashobora. Ntubyihorere. Ibya business ndabizi ko Keve arabishoboye ni umuntu w'umugabo byose azabyitaho. Naho ubundi ngiye ntabwo nakwemera ikosa ririya kosa rirakomeye we. Ahubwo ngiye kwemera ngo hano mu rugo. Mama ubwiwe azabyimenyera ko nta kosa ngiye nigeze nkora. Tugiye kuba imfungwa nakubeshye.
uriya mubyeyi amahane ye ha nzi n'undi ko ntaho hantu wayacikira wabigenza ute Gisi byarangiye none twataha none twagenda none okay ndumva nta n'ibindi byinshi ariko washimye rega ngiye mfa nahakunze cyane aha hantu twabaye dutomboye kabisa okay cyane nanjye narahakunze neza akabona bashizeho hano oya tuzashyiraho n'ibindi tuzongeraho hano n'ibindi tuzashyiraho n'ibindi biruta ibi ngibi nta kibazo gihari twebwe tuzakora dekoro yacu kandi nziza ikindi ndimo ndavugana n'abazahindura nyine ibyapa batuburandingire bushyashya sibyo byiza ari byo sawa cyane biragura abona maze igihe kinini ndi gukora cyane hafi ibyumweru 2 nshaka kuruhuka pe nananiwe kandi urabona mama ndi kumusiga mu rugo muri weekend nta nubwo akora atambona rwose urumva yabifata nabi kandi twaragiye kumusura rero biransaba yuko kuwa mbere nzakoreza amafaranga hanyuma wowe ujye kurangura ikintu cyose uzakenera kumbaza uzampamagara hanyuma tubivugire kuri telefone it's okay my queen nta kibazo kandi ndabizi ko ikintu cyose tugiye gukora ugikorana umurava rero ukeneye no kuruhuka ahubwo warakoze kubwa buri kimwe cyose warahabaye ku bwanjye wakoresheje imbaraga nyinshi ndabyumva uranawe kandi nanjye nabibonaga ikirenze kuri ibyo uri umukobwa mwiza kuko ureba kure umenya ikintu gikwiye kandi mu gihe gikwiye kuko buriya mama nibyo aragukeneye nawe kandi ubura umushyitsi nubwo ari mu rugo bwose ariko mwagiye kumusura so rero nawe akeneye kubabona n'ubu ni umuntu wo muri weekend ntaba ari ku kazi aba mbona nyine abona ngenda atambona tukataganira yabifatana nabi reka birumvikana tuba tugomba no kwitwararika kugira ngo ejo wenda bitazanajya bigorana kugira ngo uve mu rugo cyangwa se akamwumva ko n'igihe utari mu rugo wenda n'ubundi urugenda wenda ashobora no kuba atanasobanukirwa cyane izi gahunda zacu ntabwo arabimenya cyane so ndumva nta kibazo ntiwumve ko ngutereranye pesi ntiwumve ko ngutereranye igihe cyose ushaka kugira ikintu mbaza uzajya umpamagara hanyuma tubivugire kuri telefone sibyo kandi uri umuntu w'umugabo ndabyizeye ko rwose ko nshinganuriye cyane sibyo nujya kurangura uzamenyesha umbwire uzabanza umbwire hanyuma tumenye n'ibyo duhita dufata ku kanya basi ibikenewe bya vuba vuba sibyo sasa abakozi bimeze bite ngira uribuka twari twanze ko tuzagumana n'ubundi abarimo sibyo babyemeye se bo nta kibazo yego rega bakeneye akazi bazagumamo wenda nyuma nitugira abo dukenera guhindura wenda uko tugenda tubamenya imyitwarire yabo aho tubona tudashobora kumezanya dushaka kuzabahindura ariko akanagara akanya ko guhindura naho biriya bikoresho by'amatabure arimo ari amatabure arimo tuzagumana oya turabihindura nabonye umeze nk'ayashaje yego turaza kubihindura nta kibazo kirimo n'ibindi tuzagenda tubona uburyo bimeze so nta kibazo nawe wafata akanya ukiyitaho dore uranarwaye sibyo ndumva narenze basi umere neza sibyo ubwo nawe urananiwe ndabizi gerageze kuruhukamo gake rwose sibyo ngiye kuwa mbere uzajya kurangura umeze neza ngiye nta kibazo sibyo reka tubanze dusetinge business nimara kurandinga tuzafatanya ko kuruhuka kandi gahagije ariko niba tuvuga ngo twarakoze hari aho tugejeje naho turajya ku byo turuhuka sibyo nyine fata akanya ubwo ngubwo rero uzampamagara gusa n'intitaba uzamenye ngo ndi kumwe na mama ntabwo akunda umuntu uhora kuri telefone arabyanga cyane rwose nubona ntagufashe nzajya mpita nguhamagara after nyine namuhunze ambonye ndi kuri telefone inshuro zingahe ni ukuyimena ndamwumva nk'umubyeyi sibyo nta kibazo so reka tugende rero dore ndi no kwihuta nyine urabizi ko ngukunda I love you more thank you mama si ubwo wandebye kuko wanyumvisha ntabwo se ikinama si urebye nakubwira
ibyumweru 2 nibishize Tracy ugasanga ntaraza kandi ubu ngubu uzi ngo abagiye hano hafi siko abagiye i Kigali nimba numvishe neza yes ushatse kumbwira ngo ariko bane yanjye ushatse kumbwira ko Tracy yirirwa i Kigali agataha ino araza akakwereka ko yari ari hano hafi muri quartier nawe ukabyemera mama aba yagiye i Kigali ngenda bizi neza yambuka Nyabarongo mbese ushaka kumbwira ko Tracy yambuka Nyabarongo 2 ku munsi agenda anagaruka uzi ko Kigali yabahinduye neza neza ese mama nani reka mubweza ba ngiye kubafatira imyanzuro ikaze hahandi muzatekereza ko ibihe byahinduka mukabibura mama njye sindi umwana mwiza wari wazi ugasanga nagiye simura hano nkora imirimo yanga wajya ngo njye mukozi wanyu mbese umwana mwiza nyenyenyenyenyesho hanyuma urabona nitwe yahinduka hanyuma we nakwizera nte nakwizera gute muri abo byari kumurana nitwe yabikora yasinze umwana mwiza hani isoni reka mama nushaka uzagenda ubaze bari abaturanyi duturanye navaga mu rugo ari Tracy umwe ku muhanda ahita ngaruka njye ntabwo ngira ikigare pe ariko zawa karame ko zikuragejeje kubahereza uburere kuki muri kuntenguha koko mama erega ntabwo ari njyewe uriya ni umukobwa wawe nyine n'ubikora njyewe urabizi gatsinda kuntu muburana ubundi hano muri kigo ndi kukubaza ngo ko nabahaye uburere bwiza imyitwaro cyangwa imico mufite muyikura kandi njya mvuga ujye ugerageza uceceke kandi nzamura isukari uri kunyumva seza wabuze impamvu nabaye nemeye ko mujya kuba muri yanzu y'i Kigali ese mutekereza ko iriya nzu yo tuza kuyikodesha ntabwo amafaranga yari bugevamo yari buri cyakora hano mu rugo kuki muramundengwa no kubera iki umva mama kanigendera utavaho nta nkubita ndabona uretse kugenda uzaba muraboresha i Kigali oya kwari ukugira ngo namwe mumenye inshingano ejo nihagira ikibazo kiba mube mwabasha ukuntu nawe ubwanyu mwakwitabara tukumvikana mube bakuru mumenye inshingano nk'abandi bana mureke ibintu wenda twabikora kugira ngo mureke ibintu byo kujya muvuga ngo murirwa hano mugira ibyo mudusaba cyangwa natwe tugira ibyo tubahereza kugira ngo kuko muze gukora mwige inshingano ejo n'ejo bundi muziwoka ingo nzima zikomeye ko hari byinshi muzi haka icyo mukorerwa mu ntenguha gusa ubu mbese ubu amakosa mbese ubu iso azaza yanshyireho jewe rero nukuri ko dore ko narushye ubu mbese amakosa y'ibyo mukora byose iso azaza yanshyireho ariko kamabwire ikintu kimwe cyonyine iki cyumweru kimwe ngiye kubitaho zo wangiye kubitaho na mukuru wawe kanigendera watinze mana ko abana bananiye koko